ikindi mu gitondo hari ukuntu abyuka guri bujye ku ishuri hari igihe gikonje amazi wayatinye ibintu bimeze nabi cyane mama akakubyutsa byuka ujye ku ishuri amasaha yageze nsibye byaba bitwaye iki nkazajya yejo none sintekereze ko ejo n'ubundi yombeho nabwo izabihari nkumva ko uyu munsi ninsiba ejo uko byagenda kose nzajya kwiga mfite courage gute se ejo noneho imvura itabyukije no kugwa atari n'igihu gusa ibyo bintu simbitekereze ahubwo nkumva mama arambangamiye abangamiye amahoro yanjye nkumva rwose ni ikibazo ubwo uko ambyutsa ntindamo agaruka kumbyutsa niko ndi gutindamo nkagera no ku ishuri nakererewe cyagiye nkaba ndagitaye none nkagera ku ishuri ndi no gukubitwa ko nakererewe kandi mama yambyukirije ku gihe ariko akantu ko kumva ko nshobora kuzajya ejo reka ndyame iminota 5 duto turaba dushize nkagera ku ishuri nkajya mu bihano hirwa ntora imyanda y'ikigo cyose ubwo wenda bangire faveri ntago ndi gukubitwa nagera muri class umwarimu yakwinjira nkavuga sibundi ryasomo burarirandeba kambe ndyamyeho gatoya nkubika umutwe ku ntebe ubwo mwarimu nakaba yabibonye nkabandi inkoni nkirirwa umusose ndi kurya inkoni kubera kutita ku gihe n'ibintu bari kwigisha simbyumve ubwo jewe ndi gufakasinga ku bitotsi byanjye nzigejo kwiga nzaba niga kandi ukumva nta uzaba wiga nzaba niga kandi ndi gukura so rero guys bana bato muri munsi yanjye cyangwa nabakoze muri hejuru yanjye mukoresha igihe cyanyu neza mwumve n'abantu bari hafi yanyu ibintu babatoza gukora